yavuze ngo umubabarire wenda ari ugabanyaho umukoresha ngo ngirute namwe rero mugiye kumfatiranya kubera ndi kugurisha byishimo ndadazi ngo ngiki tugiye gufatiranya ngewe ndi umugabo ura mugore ko ndi umukomisiyoneri wawe uri umukomisiyoneri ndabyumva Mana nizeye ko utebukira gutabara abababaye Mana nimba unyumva utabare byishimo mugiye komeze nk'imisuri zigiye konera umwanya umva twari tuzi ko tugiye kugutsinda iwawe tugize amahirwe tuhuye naho mu nzira imbaraga sa ngamwe ngo musanze makuru atuye mugiye kumutsinda imbaraga sa ninde ariko indaya nimugira konje urabona imbaraga sa ninde urazi ko tutazakubona Kiyana kavuye amakuru atiwe cyane rwose ariko tutumva n'igiki uvuga ngo noneho turakwishe ariko munaransekeje uvuga ngo noneho turakwishe weho uyu mwese nabateruza tuno tubiri n'abatari mva madame bananiwe ukuntu ujya wiyumva uri kubona urimo amatamira yiyumva kubita abantu niyumva buri wese nuko yiyumva n'ingendo cyane mana yanjye basi yo munansanga mu rugo wenda wicyo nari gukurira cyambere nari kumanza nagukuramo iriginyo rimwe rugusekesha ibindi bikaza nyuma ariko manzi uri kunyitiranya hari wanyibeshe ahubwo mwewe mwanyitiragije mwananyibesheho cyangwa reka nkubwire bro ari kwikina ikibazo uri kumwaza umuntu muri mwe kwishimishira gushimishira urimo kandi nta n'uwa ubundi kambabwire ngo mukora igikorwa cyabazanye tuve mu magambo muje mu bikorwa nta n'isoni mufite mwabanye n'abitondeye makuru atayitonze yababwiye gusa nta n'isoni mufite ubwo uranze mukuru wanje unamugize ingegera waje kumubaza uyabaye hari nta n'isoni ufite nakubye tugiye kubikurikirana tugiye kukwicira hano mu nzira wanyura ku kanono wanyura kuki hose ntawe uzahurira na makurata unaranze umugize ingegera byishimo wanje ameze nti yabuze ko ari byishimo wawe ntago baramufasha ngo umugire umukozi wo mu rugo umuhindure puberi yo gutama ibyatsi umugire torosho gukoropesha mu rugo rwawe puberi batama ibyatsi ubwo rero ndibona byishimo arimo puberi yo gutama ibyatsi umva arutwa na puberi wande wawe nyine kandi bari na musaza wanje ni musaza wawe none se kuba ari musaza wanje yagusoza kumufata neza amubwire nimba uzi ko ari umugabo wawe ntago baramufasha ngo umuteshe agaciro ugenda umugire torosho yo gukoropa no muri manza aho bwari unakoropa natoya numva umugirimbo ye kungusha yari nzaza kunzanuriye yakuza ukamugirira imbo ziri kumugirira nanjye yomba mpari nkamenya ko neza agiye kuzana umugore umeze nkawe ntago nari kubyemera ntabwo ari kubyemera ariko byitambika ntabwo byari gushoboka kwitambika muri njye byishimo cyane kibyari no gukunda gira byishimo pata na rugi cyakoze reka nkubwire ameze nti reka nkubwire nawe bambe ntabwo namurenganye kuko yaba azi ko ari wowe mugore yari gusohoza ntabwo yari kwemera gusohoza ndi yari gusohoza yari kwemera gahera ku ishiga ry'iwabo ariko akari aho uzi ukuntu ujya umufata kandi tukimukeneye waza twamujana umva bibaye ngombwa nanamutwara mu rugo urazi yayo umuraburiya tuzamujana kandi uzamwana napfishije nisigira kumpumuriza na nisoni kari kureba ngo akanywara umugahanga nako ari njyewe nawe uri kumureba ngo uwo nari umurozi ubwo rutoki kongera kurundunga mumvira muziranenge mbere cyase abantu barisohoza bro tugende tumurebe bigendere mwiyorene ariko si umuntu anesha umutwe ngaraje akaba yatumye ntajya mu kazi kanjye ubwo vipizi bantu b'iki gihe nabo nawe utesha umutwe ibyo nanga mabuja komera kumera cyane amakuru ni meza nawe ukereje
wangereje zigena gutegereje. Okay, rero nkuko nabikubwiye kuri telefoni hari ari amazu nakubwiye ari amazu abiri. Uriya mugore ashaka kuyagurisha, reka nze ndebe nkwereke amafoto yayo. Uwo mugore kumureba, umugore wari umugore w'agakuba. Wa undi umugore w'urukara munini. Sumubona? Namubona. Ayo mazu naye niyo ashaka kugurisha. Rero imwe iri ku muhanda handi kuri cyapa hafi na cyapa cya 40. Niko ari. Urayibona yayi ni nziza. Nabonye. Ikindi rero ni igipangu kirimo imbere nacyo gifite jardin nziza, reka nze guhereka amafoto. Dore ya mbere iyo ku muhanda niyi. Sibyo? Nasinzu hari kibaye? Nta kibaye. Dore noneho ikindi gipangu nyine cyo nkubwiye nacyo ni ikido. Reba. Na yombi. Nawe rero iyi nzu yo ku muhanda bari gushaka mu miliyoni 50. 50 zose? None nuse ko dusanzwe dukorana nta kuntu uye wabijamo nukabikora nk'umuntu wanje basi akadukuriraho tukama 45. yakundara mboreka nkwereke rero mwese ngiyi yindi yo iyi gipangu kindi urabona iyi ngiyi ko yari gushaka 30. Ariko yumva twendira ya 50 umuntu yamubwira akagabanya, sibyo? Iyi yari gushaka 30 nese igipangu kubona ari kibi. Uraboneka iyi ngiyi nta itane ni nakurangiye yurimo. Nasinzi urimo si nziza. Ayiga no irimo ni mwiza. Bawo genda bibona uri mwiza byo nibyo. N'ubundi umuntu mwiza kwiye kuba hano heza. Noneho rero iyi nuko wenda utari wayigira n'imbere. Byo ni nziza kurusha iyi urimo. Gose iyi ni nziza cyane kuko urabona, reba nawe reba mwibaraza ryayo. Dore nasi iyo miliyoni 30 yabaguhenze. Ubuni uye nk'umuntu wanje ari ukuntu twabigenza ukabingiramo ukambuza nawe uye ibihembo byawe nzabishakira. Iby'ibihembo byo ndabizi, tubaze twumvikane. Urabona iriya 45 siyazemera mbo gusa ntacyo ndagenda mwigisha. Ariko sinzi niba yakwemera ko yavuze iki gipangu yavuze ko ari 30, sinzi niba yakwemera ko yagabanya amafaranga. Aramutse yemeye kugabanya rimwe yakiriya yakabe, sinzi niba yabyemera. Naribi turashaka kuntu tubigenza. Aramutse anemeye iri ku muhanda akayigabanyeho yakabiri ari ukuntu twabigenza bikagenda neza. Kuko urumva ko yari kuvuga ngo atabonye mu miliyoni 80. Sinzi niba byakunda. Gusa ikindi ngiye gukora no kugenda ngamwigisha ariko birakunda. Gusa rero mabushe nibimara gucamo nizere ko ibihembo byanjye bigomba kwikuba. Usikari bisanzwe icyambere kunsi weho tubana neza nta kibazo ufite kibazo ndabizi. Ahubwo na iriya ugika bigendamo ibihembo byakitwa 5. Aha iyo niyo mbogamizi nari mfite kuko hari igihe uribuka ibirindi twigeze gukina nkubwiye guhembesha mbona umeze nk'ukwipfuragura mabuje kuba ufite amafaranga. Nta kwipfuragura, umuntu afite stress nyinshi to turi mu maradi nyinshi arega nkatwe tuba dufite ibintu byinshi arega natwe nanga baritwa turavunika kwigireba kujya umukomisiyo ni nk'umwari mbese ngereranye ni nka pasiteri turigisha ndi dusinzira. Reba nanjye mari kuvuga nti mabuja uzi buriya waruzi kiriya nzu yarari kuvuga miliyoni yo ku muhanda yakuva miliyoni 70. Reba nawe ukuntu nagiye nyikatuza nanga akose kamubaza kandi kabazo biramutse binaniranye akanga izirazo zagucika ngo nuko wenda adakwemeza miliyoni 5. Aya nizancika ariko nawe ntubigenze guco nabikore nk'umuntu nyine nyizera umenye ko ntagenda ntaho nakurya. Erega abandi sinankwishira n'ibibanga abandi banaziritsemo ayanjye, ariko wowe ndavuga ni reka nkubwize ukuri. N'ubu ngubu muhamagaye kuri telefone ni kuri pe yakubwira amafaranga nani yakubwira
nta kibazo sibyo reka ndakwizera sawa rero ni umuntu mwizera mu buzima okay ngomba nashatse abandi gahunda rero ni gahunda nta kibazo okay mpabuja rero reka nze ngende ubwo gahunda ni gahunda reka menye itabishere arimo kunshaka nta kibazo paramisheri umeze utese nakubabaje ko wagiye ureka ariko ubu nk'izi minsi usigaye uteye ubona nk'ubabaza ku buryo iki ahubwo andi mazi bari barimo kuturangira wa musore ni wa hano haturangiye inonzi hafi ntabwo yatwibana umwana mwiza nukuri pe ntari bikurikirana akazi uraza kumvugisha nibagigwe sawa ajya mu mujyi nishyire wakubwishaga namvugishaga ati ayo mazi bite igihe mfite ese nayahehe ameze arega buri kimwe cyose mpangamo kukimubwira oya nibyo ntabwo wakora ibintu wenyine ntibishoboka wapi ntabwo yakwemera ko ngura ibintu ucoma nigize umugabo arega bo okay naribi nanjye reka nje mu kazi ubu turaza kubonana naho kuri phone sawa okay yakurinze rero mbwira nimba akazi kakureriye nshaka abana babuye none uyu munsi ndi kuba ibisa amasarare yashize yadashirasa nagira umukozi nkawe amasarare ndiyashire akunsekera sinasekewe na benshi kandi bakurusha n'isura nongeye kuvuga aricyo bagusaraje kuko tunaseka kandi nta na gahunda nari mfite yo guseka nta kibazo impamvu ziseserayizi ndayonse niba nubwo utambyuka kwa muti nta kibazo ahubwo mbaza uti uvuye he igihe cyose nakubwiriye si yumbwira ahubwo icyari kikuzanye kumbwira ukareka kumanza wanseka ndaseka sisi nishimye reka bundi kamubwire ibyo birangira mbwira ibintu bizima ubu niyo mvuye rero njyewe umva pe ntabwo nananyura mu rugo mvuye ndahita nza hano ahubwo umva rero rekera kumbwira amateshwa nkayo urabizi bitinze ko bipfa uranyumva kubu ngubu ureba abashiki be bazabara bahengereza ahangaha bipfuye ni wowe wabigizemo uruhare kandi nabambambye naho gahomba wabigira vuba bikava mu nzira nini neza ndi kukubwira mwese muvugane njyewe umukire kazi si ntari ngombwa menya ngo rero njyewe utondegereje ni ijambo nyamukuru rizima nyine ariko umva ibyo tuvuganye rero ariko rero habayemo akantu gatoya kikisi ku biciro ibiciro ki nyine iranzu yo ku muhanda miliyoni 50 zo yavuze ngo umubabarire wenda ari ugabanyaho umukoresha ngo ngire ute namwe rero mugiye kumfatiranya kubera ndi kugurisha byishimo ndadazi ngo ngiki tujye gufatiranya njyewe ndi umugabo ura mugore ko nje ndi umukomisiyoneri wawe uri umukomisiyoneri ndabyumva nimba udashoboye gusherashera iranzu ngo bambe miliyoni 50 yirayo epfo 30 uve mu kazi nciyemo abandi bivuga ko 80 mbese nta wa yo munsi muri ziranzo zombi ndi uzabonera kwigije mu kazi ngugire nabuze abandi oya ndabi ariko nanjye impamvu mpamagara nukunyize uzikora ibintu byose mbikora neza nose dukoranye igihe gito none ko ngwizera ukabushaka kumbendesha siniguguhendesha ute kwibuka utaragira kwa harakurwa mugabo kwa byishimo nuko nahandi epfo nyine wabaga mbere nose kukura mugabo wa mbere ho nose ngwibuza zindi twakinye zose nongera zigusubira urukuzinye butasindiki mara kugera zitayo narindi naje niyo mpamvu nyine ndashaka gusubiramo ko nubu nagura umwana ngo ubwenge bw'ibyabaye umva rero ntacyo nose mugwe umuhamagare wenda umubwire ko bidashoboka ariko rero andibutse yambwiye ngo niyanga narazishura
nyina zishyura nizo nshaka, njye nshaka isendi ndakindi nshaka. Ako babaye mu Buganda. Mu Buganda uretse na Uganda nayirenze. Mbwira nimudashoboye gukina diru vuba kuko ndi kumva ndi kurugaruga, ndi kumva nshaka amafaranga nabyo bimbwire. Njewe ubundi cyari gitumye bitinda nukumbaza niba wenda wakora miliyoni 5 niba byanze ubu tuvugana ngiye kuhita mureba umwakiro nararanye na nitsi konda byuka ndi kwakira amafaranga. Yewe tata mabuje na nibagiwe none ibijanye na wa hotel ntabwo yabimbajijeho, ariko noneho kya kintu wibuke kazakitubaza hotel mwavuganye neza urabyizeye? Ndabyizeye cyane. Ngo sinagazateza ingaruka ngo usange ariko ushaka kuguhanika ibintu yikisi nawe ndayiteza ngaho nari kuyiteza akanyitambika kugurisha imitungo ya byishimo nzamuhotora. Ndamuntu wemera kunyitambika kugurisha imitungo ya byishimo ko mabuje noneho wowe wabaye umusaruzi kwisi. Ariko ibyo ni bikuba uri kunzana ibyo nakubwiye ntabwo uri kunyumva. Ndi kukumva mbo nisoni reka ntere gutinda none sibyo uko bigiye kugenda kose. Ubu ngiye guhita oya nta nagwa nimero ye ngiye guhita muhamagara sibyo duhurire kwa Mutebutsi sibyo. Kwa Mutebutsi urasisi umuntu wizewe hari umuntu umuntu ari kwafata agacupa muri cya ari cyumba umuntu yakwicara mu kibanga mu kabari. Oya ndari mu kabari afite ahantu shira abantu be. Ubwo se yagize ngo umuntu uza kubumviriza byagenda bite? Nje diru yangira mutuguyemo icisha nawe ngiwibagize ijambo nakubwiye nawe ndi wabaho naguhotora. None se amafaranga aguye mu kirere ayakohereza si gutyo gusa fone se ndayari. None se ni cyo kizere yagira oya ntacyo ndabyibutse arakushira kwa noteri nabyo batukigora mbo gusa rero mabajara ko nawe nuje akunda kuntera ubwoba ndujira akunda kunsekera ukubona niba bariye ndazakuramo rimwe nzaba rero nakandagiye sibyo. We yakurinze karame mabuje oya icazwa no sigira mabuje kungaruye hari ibyo nari nibagiwe kukubwira. Ndi kubona ibintu uri kubikorana iminyabagiro. Ibi bintu nindamuka numvishije umuntu bizi nguko mbona nambikubwira uzambona. Ati mabuje ndire nabyo bijemo kandi umenye ko nje nabonye n'indumbi imanitse mu giti. Indumbi y'ikibabuje yimbwa kandi va mu maso gende kimara gusa kidagira n'ubwenge. Gasa karame twaganiye wibagiwe iki? Bajya mukuru wawe nawe zirangisara zigiraga ingeso zimeze ute? Uzibinda yararimo ejo nagiye Gisenyi mba ndamubonye ndavuga hano yambaye gute agendaga yambaye ipantaro mbese ndani birenze ukaba ari kukwereka ko yambaye neza ariko namubonye Gisenyi yambaye menewe rimbuke ego ba uzukunda yarameze gusa ni wowe wabonye maze bigiye kubihima byose abakubise umusore kibiza abakobwa basigaye barisomera abahungu ko ndumiwe umusore atanakimusabye cyo kibizo uzukunda yari kumbwira ngo rero mukuru wanje ndujaje rabahango akabizo ngumva witware ne ariko bari kukubwira ngo pe ariko guhana arimo ngeso mbi nakaguhana ariko noneho ariko sibyo bintu uri kumbwira ni ukuri ubwo urikona umukecuru nkana nanjye nyirabako n'abakazana nje kukubesha ejo bundi kundu yari ari kumbwira ngo nzifate nk'abakobwa bo hanze ngo nje nditwara neza none ubwo niwe wabirinduka koko kaje kubikora niko yari kuguhana ngo pe ego nje namwiboneye guca n'amaso yanjye ahubwo bari kukuhosha ahubwo ngo ari kuguhana nasi ni gute umuntu yaguhana akabirinduka akaja mu ngeso zarimo yicara ari kuhana ingeso ari kukubuza akaba ari uzikora ngo nje ndifata neza ngo nito ngo witonde menya ubwenge ahubwo
kuko mva byarangiye kandi bari abasore bari gukumikana nabo bizagera igihe ubwo nyine wowe usigare uraho wenyine babirindukana icyo bazaba mukurikiyeho ni imitungo mufite ariko rero ndi kubona munafite inzu nziza mama yewe inzu nziza yo turayifite ariko murayifite none ariko ejo izaba yagiye umva rero wa mubyeyi we kuba mu nzu nziza ndamara uyifitiyemo ndaco bimaze reba nawe Keyira nakuze pe nzi yuko ari uzambera mama ari uzambera papa none reba ibintu atangiye gukora iyi nzu nayo ba data wacu bari benda no kuyigurisha ufite abadatwari turabafite bari bagiye kuyigurisha ubwo sitwe turasigara none reba ibibazo dufite byose urebe nawe ibintu byari kujamo kari kwitwara gutyo se kandi mufite ba data wanyu kandi bashaka kubanyaga ubwo bizagenda gute wahora n'iki si ko data wacu akirukanga mu buyobozi ashaka kutunyaga n'iyi nzu nawe ngayitware cyane rero ndago so wanyu ari wowe ahubwo ushaka kuyitwara ahubwo mukuru wawe niwe uzashiduka yayigurishije azayigurisha mbere ya so wanyu yayigurishije none se ko afata amafaranga agasesagura akajyana mu rubyiruko rwose akabagurira ko ari we mukire bafite mu rubyiruko urukumva atazayamara ahubwo ari kugurisha bizasuka n'umuhunga mwosha bagurisha bagenda bazayigurisha mu buryo kuyigurisha amaze nibwo buguzi ahubwo kubera